Reka dushime Imana itubashije kugera muri aka kanya turi amahoro, izina ryayo rihimbazwe. Abaririmbyi barakoze, Imana ibaha umugisha. Ijambo nubwo andi yose utayumva, ariko basoreje ku ijambo ryiza rivuga ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ibyo waba uri kunyuramo byose, ibyo twaturushyamo byose, ni uko icyizere bizarangira, uwizeye Imana akazajya mu ijuru. Reka Imana idushoboze kugira ngo tugende nk'uko ishaka, kugira ngo urwo rugamba rutazarangira turi mu ruhande rubi, ahubwo ruzarangire turi mu ruhande rwiza. Tugiye kwiga indwara nyinshi ariko zirundiye hamwe. Nizere ko amazina yanjye bayavuze, niyo mpamvu nayahereyeho kugira ngo twihute. Ni Viviane, muganga. Tugiye kwiga indwara nyinshi. Iki ntabwo ari rimwe nyivuze, ariko impamvu tutajya tuvuga ngo ni rimwe tuzakigisha ni uko n'abarwayi bahora baza buri munsi, kandi bakaza bagize gute? Bazirwaye. Ubwo rero ntagahoraho, ni indwara zihora mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu nitujya twigisha ibyigisho by'ubuzima muzajya musanga hari ibyo munsi, kandi ndakeka ko nubwo byaba ari bishya nako waba ubimenyereye, hari akantu wungukamo. Tugiye kwiga indwara zitanduza, mu rurimi rw'amahanga bazita non-communicable disease. Indwara zitanduza, murihangana PowerPoint yanjye iri mu Cyongereza ariko turaganira mu Kinyarwanda. Murakoze. Ni ukuvuga ngo indwara zitanduza ni indwara zidashobora kuva ku muntu. Niba ngewe nyirwaye ngo nyanduze umugabo wanjye cyangwa uwo mwegeranye ngo ube wayanduza, ni indwara zidashobora kuva ku muntu zijya ku wundi. Ntabwo zimeze nka COVID cyangwa izindi ndwara tuzi zanduza. Zo ni indwara umuntu ashobora kurwara akabana nazo atazanduza undi. Biterwa n'ibintu byinshi ku ndwara zitandukanye, ariko waza kureba neza ugasanga ni umuvuduko wari warabaye hejuru, cyangwa n'umutima warwaye ugahita umukubita agahita apfa. Ariko ari indwara yamaranye igihe kinini nawe atagize gute? Atabizi. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ntabwo ari nka malariya, ngo nugira malariya ukagira umuriro n'ibindi byose ugahita ujya kwa muganga. Ni indwara umuntu ashobora kubana nayo adafite ibimenyetso, kuko akunda kubigaragaza byamurenze. Ni indwara yica abantu benshi, kuko muri 9,000,000 zipfa buri mwaka, abenshi bapfa bitewe n'izo ndwara, kandi abenshi bakunda guhitana nazo ni abagore. Urugero rw'izo ndwara rero, hari indwara z'umutima, hari ibyo twita iz'ubuhumekero, abantu bagira amasima n'ibindi byose. Aho igihe abantu bumvaga indwara zitandura bakumvamo umuvuduko na diyabete, ariko ni nyinshi. Buriya n'iz'amaso ni indwara zitandura kandi umuntu abana nazo. Ni indwara z'umwijima na stroke na kanseri. Ni ibihe nakwita byongera ibyago byo kurwara izo ndwara? Abantu bakoresha itabi barinywa, abantu badakora siporo, abantu banywa inzoga, umubyibuho ukabije, abantu badakunda gukoresha imboga n'imbuto, bagaragaza ko bongera ibyago byo kurwara izi ndwara. Akantu ngezeho k'ingenzi, abantu batajya bajya kwa muganga kwisuzumisha uko bameze. Ugasanga umaze imyaka 20, 30 ukaba ati se ko numva nta kibazo mfite, ubu nirajya kwa muganga kumara iki? Ariko ni ngombwa kujya kwa muganga kugira ngo urebe uko ugize gute? Uhagaze. Ku bw'amahirwe turashimira icyiciro cy'ubuzima abaduhagarariye ko ubu batangiye gusuzuma zimwe mu ndwara zimwe turabona hano. Ubwo rero umukristo uri hano agerageze amenye uko agize gute? Ahagaze. Ariko ntimukabikore gusa kuko babizanye hano. Leta yacu ni nziza, buri karere kaba karimo ibitaro byinshi, rero naho wahegera, izo serivisi barazitanga. Kuba ubaho
uri mu ndwara z'umujagarara arizo bita stress, nazo zishobora gutuma urwara izo ndwara. Hari ikintu tujya tugira tuvuga ngo unknown cause, ukaba utazi ikintu cyagize gute cyabiteye. Turi mu isi y'icyaha, turi mu isi y'ibibi, aho igihe ushaka n'impamvu ukagira gute ukayibura. Tutazitinzemo rero, reka tuvuge gatoya kuri diyabete. Abantu bakunda kuvuga ngo ni indwara y'iki? Y'igisukari. Hari n'abibwira ngo kubera ko mu isukari nyinshi ubwo niyo yanteye diyabete, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Turaje tubisobanure. Ni ukuvuga ngo kurwara diyabete baravuga ngo ni indwara y'umubiri, umubiri ugaragaza ko wagize isukari nyinshi, ariko bitewe pankreas n'urwagashya. Ni igihe ubundi hari umusemburo witwa insuline urwagashya rukora. Uwo musemburo ushinzwe gutuma isukari yacu itajya hejuru cyangwa ngo ijye hasi. Ni ukuvuga ngo irinda gutuma iyo sukari isukari iguma ku murongo. Ni ukuvuga ngo iyo urwagashya rwagize ikibazo ukaba utari gutanga uwo musemburo nk'uko bikwiriye, noneho wa musemburo kuko udahagije mu mubiri, bigatuma isukari yawe ijya hehe? Ijya hejuru. Ntabwo biterwa n'isukari uba wanyweye, ahubwo n'umubiri wawe uba udafite imbaraga zo kuba wawushyira ku rugero rukwiriye. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bubiri. Kimwe, pankreas yapfuye, ntabwo iri gushobora gutanga wa musemburo uba ugomba kubikora, cyangwa ikaba iri gukora nkeya ku buryo umubiri uwukeneye. Icyo kintu muracyumvishe? Ni ukuvuga ngo urwagashya rufite akamaro ko gutuma gatanga uriya musemburo twita insuline. Iyo insuline ikaba ishinzwe kuringaniza isukari hehe? Mu mubiri. None urwagashya rwagize ikibazo, ntabwo ruri gushobora gutanga uwo musemburo nk'uko bikwiriye. Niho umuntu arwara iki? Diyabete. Iki ndakeka mucyumvishe. Ntabwo umuntu ari uko yanyweye iki? Isukari, ahubwo nuko umubiri utashoboye kuringaniza iki? Iyo sukari. Ikindi, mwabonye ko miliyoni 347 ku isi yose baba bafite ino ndwara. Si ibintu biteye ubwoba? Ni n'ikintu tugomba kugira gute? Kwirinda. Bavuga ngo 80% bicwa n'iyi ndwara, cyane cyane mu bihugu bitaragira gute? Bitaratera imbere. Hari ubwoko bwa diyabete, kugira ngo mubwumve biramfasha kuba mwumvishe ya definition navuze hejuru. Hari iyo bita ubwoko type 1 cyangwa ubwoko bwa mbere mu Kinyarwanda. Mujye mwihangana kubera ko ubuganga butavuye mu Rwanda, hari amagambo utashobora gushyira hehe? Mu Kinyarwanda. Ubu bwoko bwa mbere abantu bakunda kuyirwara ni abana bakiri batoya. Ni igihe pankreas cyangwa urwagashya rutari gushobora gutanga insuline na rimwe. Muri make rutari guproduce iriya insuline. Ni nayo mpamvu niba mubibona abana batoya bakunda, iyo barwaye diyabete babatera iki? Nta muntu ufite uzi umwana uterwa inshinge, babamuha twa dushinge tuba turimo insuline, baba barimutera kugira ngo ibashe kuringaniza isukari iri mu mubiri. Iyo niyo twita type 1. Type ya kabiri ya diyabete ikunda kurwarwa n'abantu bakuru. Ni ukuvuga ngo ni igihe umubiri wawe utari gushobora kuringaniza ya sukari. Ni ukuvuga ngo isukari yabaye kuyiringaniza, pankreas yatangiye kuzana isukari nkeya ariko irahari, noneho nishobore kugira gute? Kwiringaniza. Ubwoko bwa gatatu nibwo abagore batwite bakunda kugira. Rimwe na rimwe kubera kutivuza cyane, ashobora kuba mbere yari ayirwaye, yajya kwa muganga bakamusangamo iyo diyabete, ariko kuko atarabizi bakahita ko yayibonye atwite. Ariko iyo umuntu yaje ari uko atwite, iyo abyaye birashira kongera agasubira mu buzima busanzwe. Gusa ku bushakashatsi bwagaragaye bavuze ko abantu bakunda kugira iki kibazo batwite bakayigira, biba bizagaragara ko mu myaka akuze azagira ino type 2 twize ya diyabete.
Hari n'indi rero twita idiopathique utamenya uko yatewe, ariko bimwe na bimwe by'ingenzi hari igihe usanga uwo muntu arwaye indi ndwara akaba ashobora kuba afata imiti igabanya isukari, yongera isukari hehe mu mubiri, umuntu akisanga yarwaye diyabete. Ibi ni ibimenyetso by'umuntu urwaye diyabete akunda kugira. Impamvu umuntu ababwira ibimenyetso ni ukugira ngo igihe wasanze ufite ibimenyetso wihutire kwa muganga. Ni ukugira inzara nyinshi cyane mu buryo budakenewe, kumva uhora ufite inyota, kugabanyuka ibiro cyangwa kongera ibiro ku buryo budasobanutse. Hari n'abagira ikibazo cy'umuvuduko nubwo atari cyane. Ikindi kimenyetso bakunda kugira ni ukugira ibinya mu maguru no mu maboko, kumva ufite utuntu turi kugenda tukujombagura. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite isukari nyinshi mu mubiri. Ikindi ni ukumva ufite iserera utameze neza. Ikindi kimenyetso ni ukwihagarika cyane. Ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bimeze nka bitatu bigendana. Hari ukwihagarika cyane, ukumva ufite inyota, ukumva ufite n'inzara. Ni ukuvuga ngo uba uri gutakaza cyane, watakaza cyane umubiri. Buriya inyota ni ikimenyetso kigaragaza ko umubiri wawe udafite amazi, ukeneye amazi. Ni ukuvuga ngo iyo ugize inyota cyane no kuba watakaje cyane ukagira inyota cyane, noneho kubera gutakaza cyane niho na ya nzara iziramo. Ikindi kimenyetso gikunda kugaragara ni ukwihagarika inshuro nyinshi nijoro. Ugasanga umuntu ajya kwihagarika inshuro nk'eshanu nijoro. Nacyo aba ari ikimenyetso ko ushobora kuba ufite isukari nyinshi mu mubiri. Ku bagore batwite, ku bagore rusange bakunda kugaragaza guhorana ama-infection nta n'impamvu ihari. Nacyo ni icyo uba ufite ubwo ama-infection ndi kuvuga ni ay'uruhago. Nawe ugomba kujya kwisuzumisha ukareba ko isukari yawe ari nzima, kubera ko ari ama-infection yikundira isukari. Ni ukuvuga ngo rero isukari iri mu mubiri aba ari ahantu ho gukurira kwayo, cyane cyane ayo bita kandida. Ikindi ushobora kugira ko iriya sukari igenda ikica udutsi two mu maso, ugira ikibazo cyo kuba uri kureba ibicezi ukabona ntureba neza. Nacyo ni ikimenyetso. Ibimenyetso byose ubihurije hamwe ugasanga ubifite, cyangwa hari umuntu uguhamagara akakubwira ngo bimeze gutya, ni byiza ko umwohereza kwa muganga bakareba niba kuko nta kibazo cy'isukari nyinshi afite mu mubiri. Ibyo twakwita nk'ingaruka umuntu ashobora kugira, hano hari niho karagaragara neza, ziterwa n'isukari nyinshi. Harimo kuba warwara umutima, hari uko kuba umuntu ufite diyabete yarwara stroke. Stroke nkeka ko abantu benshi tumaze kwimenya. Ibimenyetso bikunda kugaragara kuri stroke ni uko umuntu aba pararize. Ni ukuvuga ngo agace kamwe k'ubwonko kaba katari kugeraho amaraso nk'uko bihagije, cyangwa hari ubwoko bubiri bwa stroke, cyangwa aho hantu mu bwonko hakaba hatari iya mbere ni ukuba hatari kugira amaraso bihagije, iya kabiri udutsi two mu mutwe twaturitse tugatera amaraso mu bwonko. Iyo amaraso yuzuye mu bwonko bituma umuntu ashobora kuba pararize igice kimwe. Akenshi usanga igice cyangiritse, niba ari icya hano ubwonko bwangiritse buba buri kontrere y'igice cyagaragaye. Niba ari iburyo usanga ubwonko bwo bwangiritse ari ibumoso. Nuko ubwonko bukorana n'izindi ngingo. Ni ukuvuga ngo iyi diyabete nayo cyangwa isukari nyinshi ishobora gutera stroke. Ikindi gikunda kugaragara, mwabonye ko abantu bagira ibinya mu maguru. Ni ukuvuga ngo itera ibintu byita bya neuropathy, kwangirika kw'imitsi, bigatuma umuntu ahorana ibyo bimenyetso by'umuntu ufite iyo ndwara y'imitsi. Ikindi bakunda kugira, bagira diabetic foot. Ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu urwaye diyabete ashobora gusanga yazanye igisebe cyane cyane ku maguru, ugasanga haje igisebe utamenya aho kivuye, kandi akenshi kugira ngo gikire bikaba ari ikibazo. Ikindi nk'uko nabahoze mbivuga, twabonye ko yangiza amaso, kandi iyo utabyitayeho cyane ushobora kuba impumyi kubera isukari nyinshi.
Uburyo twakwirinda rero kuba umuntu yagira ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri, twabonye ibyongera ibyago byo kurwara iyi ndwara, twabonye yuko nibyo twagenda dukora bitandukanye nabyo, niba ari ukumentena cyangwa gutuma ibiro byawe bitaba byinshi, gukora siporo biri regira, atari ukuvuga ngo uzayikora muri uku kwezi wongere mu kundi kwezi, no kuba wayibona kare. Ni ukuvuga ngo izi ndwara kugira ngo twirinde ibyo nakwita nk'ingaruka, ni byiza yuko ibonwa kare, igasuzumwa kare, kugira ngo twirinde izo ngaruka zose. Ikindi tukihatira kurya imboga n'imbuto, ukarya n'indyo yuzuye, kambe ndavuga ukirinda no kunywa itabi. Ikindi, niba babonye ufite iyo sukari nyinshi mu mubiri, babonye ufite isukari nyinshi mu mubiri, ni byiza yuko utangira imiti. Imiti irahari, yaba iyo kunywa cyangwa n'iyo nsirine nahoze mvuga. Ibindi bintu umuntu w'ingenzi agomba kwitaho ni ukuvuga ngo iyo urwaye n'indwara diyabete, twabonye ko umuntu ashobora kugira ikibazo cy'amaso, atabyitaho akagira gute, akaba impumyi. Ni byiza yuko nibura niba urwaye iyo ndwara ugomba kujya kwisuzumisha, cyane cyane ibintu by'amaso. Ikindi, bano bantu barwaye diyabete, abantu benshi bakunda gupfa, usanga birangira bararwaye impyiko. Niba birangira bararwaye impyiko, ni byiza yuko ugize ikibazo bijyanye n'iby'impyiko, kuba ugomba kujya kwa muganga bakareba niba hari uko bimeze n'uburyo bagufasha hakiri kare. Indi ndwara nshaka ko tuvugaho gakeya ni iya kanseri. Kanseri igaragazwa no gukura cyangwa guhindagurika, ntibikure nk'uko byari bisanzwe. Ni ukuvuga ngo uturemangingo tw'umubiri tugakora mu buryo butari busanzwe. Utwo turemangingo rero tugenda dukura tuvuye kuri kamwe tukagera muri twinshi, kandi ikindi kibi cyayo ntabwo iguma ari ako karemangingo gusa kangirika, ahubwo karagenda kakangiza n'utundi turemangingo tw'umubiri, bikarangira ari hahandi tuvuga ngo yageze mu bwonko, ngo yageze na he, kandi wenda yararwaye kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, iyi ndwara ya kanseri ni uko yica vuba cyane. Ibimenyetso nako ibyongera ibyago byo kuba umuntu yarwaye no kanseri, hari nko kuba umuntu anywa itabi, cyane cyane kuri kanseri y'ibihaha, kuba umuntu akoresha radiation. Ubwo reka mbahe nk'urugero kugira ngo mucyumve, nka ba bantu bakora hariya mu byuma, hariya mujya guca mu cyuma, mbona abantu babikunda cyane. Biriya nabyo kuba umuntu abihoramo cyane bishobora gutuma umuntu arwara kanseri. Ikindi, mwabonye ko izi ndwara harimo ikintu kimwe gihora kigaruka, kuba umuntu adakora siporo nabyo ni ikibazo cyane. Hari n'ama-infection ashobora gutera kanseri iyo atavuwe neza. Harimo hepatite B na C bishobora gutera kanseri y'umwijima. Harimo iyo bita Helicobacter pylori, sinzi niba abantu bayizi, ni kwa kundi urwara igifu, wajya kwa muganga bakavuga ngo ufite infection itera iki? Igifu. Hari umuntu babibwiye? Nzi ko bakunda kuvuga ngo ufite infection iri kwangiza igifu. Ni ukuvuga ngo iriya infection iyo uyirwaye ntuyivuze nk'uko bikwiriye, ushobora kurwara kanseri y'igifu. Ikindi, hari iyo bita human papilloma virus itera kanseri y'inkondo y'umura, ariyo bita cervical cancer. Iyi nkeka ko ku batayizi ni ya yindi batera bakingira abana bakiri b'abangavu b'abakobwa bafite imyaka 12. Iyi nayo iragenda ikangiza inkondo y'umura, umuntu akaba yarwara kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri ikunda kwangiza ibihaha, amabere cyangwa amara n'igifu n'umwijima, twari tumaze kubivuga.
Mu bihugu byateye imbere kanseri ikunda kuba iri hejuru cyane ni iy'ibihaha ku bagabo, ku bagore ni iy'amabere. Ariko bavuga ko mu bihugu bitateye imbere cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara ari naho tuba, abantu bakunda kanseri iri hejuru cyane ni iy'inkondo y'umura. Mpora mbivuga, iyi kanseri iterwa no kuba utayivuje neza. Harimo ubuswa bwawe, kuko niba iterwa n'iriya HPV twabonye ikaba ifite urukingo ikaba yavurwa igakira, umuntu uyirwara aba yagize gute? Yayiteye. Ibimenyetso bikunda kugaragara kuri uno muntu urwaye kanseri y'inkondo y'umura, hari kuzana imyanda myinshi inuka mu gitsina, hari ukubabara mu kiziba cy'inda, hari n'abakora imibonano mpuzabitsina bakababara, hari n'ibintu no kugabanyuka ibiro. Ibyo byose ni ibimenyetso ushobora kugira, ukaba ugomba kwitondera ukajya hehe? Kwa muganga. Indi nshaka ko dusorezaho ni indwara z'ubuhumekero. Indwara z'ubuhumekero harimo asima, iyi bita COPD, ukuntu nayisobanura nayo ijya kumera nka asima ariko ntabwo biba bimeze neza, ikunda gufata abantu baba mu nzu batekeramo. Bikunda kugaragara cyane, ibimenyetso biba bigiye kumera nk'ibya asima, aho bitandukaniye ni mu bizami bagukorera. Abantu bakunda kwa kundi twabaga mu nzu banatekeramo, niyo mpamvu leta ikunda gushishikariza ko tugomba kubireka. Usanga abana baho babaye muri izo nzu, nyuma yaho bagira bino kwangirika kw'ibihaha, ukazasanga bararwaye iyi ndwara nari mvuze. Ubwiza ubuhumekero na kanseri y'ibihaha n'ijya iburamo, ariko akantu k'ingenzi cyane bavuga ko abenshi baterwa no kuba baranyweye itabi. Hari akantu bavuze ngo second hand smoke, kuba umuntu mubana ashobora kuba anywa itabi cyangwa muturanye, bigaragaza ko byangiza ibihaha cyane ku bana. Ni ukuvuga ngo abana bakazarwara izi ndwara bakuze kubera ko babanye n'umuntu ugira gute? Unywa itabi. Cyangwa nk'ibyo navugaga poor housing na social condition, ugasanga umuntu ahumeka umwuka utari mwiza, bikazarangira arwaye izi ndwara z'ubuhumekero. Tutirengagije ko hari ibyo twita biri hereditaire nka asima, ugasanga wenda umuntu wo muri famiye yawe yarayirwaye, ukazasanga nawe ufite twa tuntu nawe urayirwaye. Nk'uko twabivuze muri izi zose, ubwo hari izo navuze, ntabwo mvuze umuvuduko kubera igihe tuba dufite, ariko ikintu byose bihuriraho n'ukuntu ibyongera ibyago byo kuzirwara n'uko wazirinda. Mu byo twakwirinda twabonye ko tugomba gukora siporo, tukirinda itabi, tukarya ibiryo birimo imboga n'imbuto, tukirinda n'inzoga, tukaba no muri environment nziza, duhumeka umwuka mwiza, tunywa n'amazi meza. Reka Imana idushoboze mu kwirinda izi ndwara aho bishoboka. Nibyo nabasaba, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.